Hello, muraho neza abakunzi b'igikoni, abakunzi ba Chef Janine, mbahaye ikaze cyane. Uyu munsi nje kubereka ikintu cyo kunywa kiryoha abantu bose bakunda, cyane cyane ko nono sama igiye kuza, imvura iri gushira, tugiye kujya muri sama igihe twese tuzaba dukeneye ikintu cyo kunywa. Niyo mpamvu rero ngiye gutangira mbereka ibikoresho ndi bukoreshe kugira dukore mojito. Tugiye gukora mojito, ariko mojito kugira ngo ukore ishaka biterwa n'imbuto ukunda. Hari abakunda amaronji, hari abakunda inanasi, hari abakunda passion fruit, amatunda, hari n'abakunda ikinyomoro. Rero biterwa n'imbuto ukunda. Njye rero nkunda umwembe, nkunda ukuntu umwembe uhumura, nkakunda n'ukuntu amatunda ahumura. Nabonye udutunda tubi ariko ntacyo. Noneho hari ibanga nshaka kubibira ku bijyanye na mojito. Mojito iyo ushaka gukora syrup yayo ntabwo ukoresha ino syrup dusanzwe tugura mu alimentation. Biba byiza iyo ukoreye syrup nziza. Ukora iyihe rero? Mfata umucyayicyayi, simubuzi, nkawushyira mu kantu nyine ntekamo icyayi cyangwa amazi. Noneho nkafata na romare ariko agace kugira ngo itaza gukabya. Ndi ndayishyira ari mbisi. Mba mfite na barafu, mba mfite Fanta Sprite, mba mfite agasukari ko gukora iyo syrup nari mbabwiye. Gusa naho nkoresha isukari nyinshi, nshyiramo ibiko 4 kugira dukore syrup yacu. Turagenda tubibize biri kumwe n'uriya mu cyayicyayi. Nimara kubira tuhita turapiramo agatangawizi. Ngiye kubishyiramo amazi, ntago ari menshi, ni igikombe kimwe gusa cy'amazi kugira dukore syrup iryoshye. Ndabitereka ku ziko bibire, noneho nimara kubira tuhita tubisuka muri mojito yacu. Ndaje mbere kuko mbigenza. Amazi yacu rero ari kuba ari kubira hariya, araza ahumuramo agacyayicyayi, ahumuramo akaromare byiza cyane ku buryo unywa mojito ukibaza se ntabwo wumvamo flavor y'imbuto gusa, wumvamo n'izindi mpumuro kayoberwa ibyo ari byo. Ubwo rero kadutangire, ntabwo bitinda. Kamanze nkuremo amatunda, nkore n'umwembe. Mwembe wanjye ko mbona ntawizera, ufite ikibuto umva kinini biteye ubwoba, gusa urasa n'uryoshye. Abantu bakunda imyembe bari he? Imyembe rero ifite ukuntu ihumura, gahumuza ka mojito kacu. Biba byiza iyo ubonye umwembe uhiye neza kurenza hano hanjye, kurenza uyu wanjye. Nk'uyu wanjye wenda nari kuzawukoresha nk'ejo uhiye neza. Muri mojito rero hakoramo kano gafanta ka Sprite, ariko uramutse ukunda flavor cyane ya ntuze wavangamo wafata Sprite ukayivanga na pineapple. Birahumura cyane, wumva harimo ka gahumuro k'iriya fanta pineapple, ukabona birasa neza, birahumura, biba ari sawa cyane. Nundi ndana bitari buze kwinomba cyane byose, ariko ufite ka kabrenda k'intoki niko washyiramo, ariko nabwo ho gake. Hari ukuntu abashyitsi bawe baba ari abantu badashaka kunywa inzoga, kandi ukabona ntushaka kubaha icyayi, harashyushye, kandi ukumva nyine uri gushaka akantu kandi wumva wabaha katari ibyo dusanzwe dukora, katari ji. Noneho uri nk'umuntu usanzwe ukunda inzoga, ushobora no gushyiramo aka whisky gakeya, ukabona bibaye byiza. Shyiramo ya myembe yanjye rero. Isigaye nayo nkayishyira muri aka kuko ndakora utuntu tubiri. Notora utumate nkadushyiramo. Utumate turahumura, ariko irimo inanasi, ku muntu ukunda inanasi ndayigutuye. Nuko njye nkunda umwembe, ntabwo nkunda inanasi pe. Ariko iyi inanasi nayo ifite ukuntu ihumura ku bantu bakunda inanasi rwose, akumva ni sawa cyane. Mikate udupande dutoya. Indimu bifite ukuntu ihumura,
irahumura ukumva ni sawa sawa, nta mojito rwose itarimo akadimu. Udupande turahagije. Natwo ugasa n'utunomba-nombamo gutya. Ibintu byose biba byiza iyo utangiye kubikoresha wamaze kubyoza n'amazi atetse, kuko ntabwo tuba turi bwongere kubiteka. Ubwo rero isuku nyinshi irakenewe. Aka ko kunywa kararyoha, gatuma wumva ushize inyota, kandi ubona kari classe rwose. Iyo ukakirije umuntu abona ko aka kantu ari keza, abona ko wamufatiye umwanya wamutekerejeho rwose. Amatunda arahumura pe, tuvugishije ukuri. Bantu mudakunda amatunda murihe. Hagati aho mu gihe ya ntuze yacu yahiye, ya sirapu yacu yahiye, ndapa aka tangawizi gakeya kugira ngo katarya abana nimba nabo bari buyinyweho. Njya kugashyiramo, iracari hariya ariko nazimije. Nashyizemo ya tangawizi. Ikintu ngiye gukora, iriya tangawizi ituma bihumura neza, ukumva ni ibintu biri fresh. Nibyo nkundira tangawizi. Shyiramo rero amatunda. Umakinge sure ko ibintu byose babyogeje n'amazi atetse. Niyo nama nakugira. Aka ni akaritiro kamwe, iriya ni ebyiri. Niyo mpamvu hamwe ndi bugenekiramo byinshi, ahandi ukabona nashyizemo bikeya. Nuko bitangana. Fata ya amazi yanjye ya sirapu nkayasukamo. Shyiramo ka karomare. Ndaje nongeremo utundi tuminsi. Nuko ubu rero reka nzana akarahuri ntesitinge mbere yo kubishyira muri firigo. Wow. Oh, shakara ryoshye. Karimo utuntu twose twashyizemo turi kumvikana, none ndiyemo utu dutunda. Oh. Ni imyembe irazamo. Wow. Gafite ukuntu gakarishyemo gake kubera ka kadimu n'agatunda murabizi ko kajya gakarihamo gake. Noneho bikanagira ukuntu biryoshye kubera ya sirapu twakoze ni Fanta Sprite. Wow. N'utumante tukazamo. Mba ntako bisa. Noneho mu kanya nimara gukonja neza. Naho utaha. Bye bye, reka njye kubikonjesha ndaza kubinywa byakonje bimeze neza kurenza hano. Ndabakunda, bizu. Please subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro byo muri Kitchen Care by Chef Janine. Ndabakunda, naho utaha. Wari uzi ko basigaye basinziriza umuntu muzima bakamubika igihe kirekire muri moroga ari muzima kandi ntapfa? Gusa wari uzi ko umugore ashobora kubyara impanga zidahuje basi? None se wari uzi ko abaherwe barimo kubaka ubwihisho munsi y'ubutaka no mu kirere? Bafite ubwoba bw'iki? Ni iki bitegura guhunga? None se wari uzi ko barimo kubaka amazu ku mubumbe wa Mars kugira ngo batuzeyo abantu? Wari uzi ko ubushakashatsi bwo kongera imyaka yo kubaho babugeze kure? Hanyuma se ni iki cyakubwira ko umwana wawe ari genius? Genius ni iki? Hanyuma se IQ yo ni? Ibyo byose wabisanga kuri YouTube channel yitwa Next Generation. Ni urubuga uzajya usanga amakuru mashya, ibyegeranyo bicukumbuye mu ikoranabuhanga na siyansi, ibyavumbuwe n'ibyagezweho, ndetse n'utundi. Ubuvuzi bugezweho, ikoranabuhanga rigezweho, isanzure, inyenyeri, imibumbe, ubwenge bw'ubukorano, amahoteli mu kirere, munsi y'amazi no munsi y'ubutaka. NASA, Silicon Valley, International Space Station, Tesla, SpaceX, Neuralink, Starlink,
colonies on Mars, Blue Origin, Starship, Cryogenic Sleep, Metaverse, Virtual Reality n'ibindi byinshi cyane. Ikaze kuri Next Generation.